bakunzi ba Twige Muzika nongeye kubasuhuza kandi bani kaze mu kiganiro Twige Muzika bisanzwe muri kumwe n'umuhungu wanyu Success the winner. The winner rero ni byinshi mbagezaho ibyegeranyo, amakuru, amasomo byose bijyanye n'umuziki kugira ngo murusheho gukunda umuziki ndetse n'umuntu ushaka gukora awukore afite amakuru ahagije. Muri umwanya rero abantu bategura ikiganiro cy'isesengura aho tugiye gusesengura imvugo yavuzwe n'umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bamaze kubaka izina witwa Bluce Medy. Ngira ngo niba utarumvise iyo nkuru warayisomye, ni inkuru aho Bluce Medy yatanze ikiganiro ku munyamakuru ngira ngo shaka kuba ari Aime, amubwira yuko Bluce Medy adakwiye kugireranwa na DBN ndetse na Medy, avuga yuko bari abahanzi bari munsi ye, mbese abarusha kwamamara, barusha ibikorwa, barusha mbese ubuhanga. Niyo mpamvu rero iyo inkuru nk'iyi ije y'umuhanzi avuze ibintu nk'ibyo, uko biri kose ntabwo kwigereranya ari bibi. Buriya byashoboka koko niba abona ko abarusha kwamamara, abarusha ubushobozi, abarusha ubuhanga. Ibyo rero byose bigomba kugira icyo bita isuzuma kugira ngo turebe koko uwo muhanzi ibyo avuga ni ukuri. Burya imvugo kugira ngo yemerwe nuko igaragaza icyo bita ibimenyetso bifatika. Buriya umunyeshuri yavuze ngo azi ubwenge mu ishuri, ikigaragaza ko azi ubwenge n'indangamanota ivuye mu musaruro w'ibyo yakoze mu kizamini yakoze. Ngira ngo hari umugabo witwa Alfred Binet, ni umugabo w'umuhanga cyane mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu, yigeze gusohora uburyo bwo gupima ubwenge bw'abantu cyo bita intellectual quotient. Hanyuma rero no mu burezi cyangwa se no mu bindi bikorwa bitandukanye, abantu kugira ngo umenye ubwenge bwe ni ibikorwa yakoze. Ngira ngo hano ufite abafana, ufite umufana wa DBN, ufite umufana wa Medy, ufite n'umufana wa Bluce Medy. Tugiye kuganira noneho bagira icyo batubwira, twumve ese ni iki batekereza kuri abo bahanzi. Ese koko Bluce Medy afite ishingiro ryo kuba yabihenuraho, yakwishongoraho? Nyuma y'akaruhuko gato ndaje dutangire ikiganiro cyacu. Ngira ngo nyuma y'akaruhuko gato tumaze gufata, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu. Reka tugitangire. Ndatangira nakira abafana b'abahanzi. Reka kumere ku mufana wa Bluce Medy. Amakuru Kenny? Amakuru ni meza cyane, murakoze n'ijambo. Umeze neza se? Ni poe nari rwose. Umeze neza nk'umukunzi nk'umuhanzi ufana Bluce Medy? Yego. Nawe uri kuri hiti? Yakora hiti se yahe? Hiti bihari. Ni hiti waba uriho? Yuko nk'umufana wa nk'umukunzi nkunda Bluce Medy, nko ku bintu numvise nyine yatangaje, nanjye nawe mushyigikiye wenda ibyo naba nishimiye. Hanyuma ndi kumwe n'umufana wa DBN. Makuru meza kabisa. Ese akarimba ka DBN wabuze? Waririmba gato se niyo warimba inyikirizo? Zijya ngira impano yo kuririmba, ariko indirimbo ze ndazizi kandi ndazikunda cyane kandi ndanamwemera. Umufana Bluce Medy akarimba wabuze kiwera? Akarimbo ndakazi. Akarimba ka chorus gato twumva. Ko bita ikinyafu. Ikinyafu. Nzagukubita ikinyafu, unjye mfite itarano y'ikinyafu baby. Ikinyafu. Hanyuma none ndi kumwe n'umufana wa DBN, David. Amakuru nako umufana wa Medy. Amakuru ni meza cyane. Meze neza cyane. Ibintu ni uburyo ndabibona. Ndabona ukunda kuyogoshesha nka Medy. Niko abimeze umuntu, nimba ari umudo agomba gukora nk'ibyo akora kabisa. Gusa ibyo akora byose uramwigana? Mwigana kuri bike mbona bimeze neza, ariko usibye yuko nyine akora ibintu byiza, ariko ntabwo wamwigana kuri byose tu. Ntabwo wamwigana kuri byose, ariko iby'ingenzi uramwigana cyane. Birumvikana uramwemera cyane. Hanyuma rero ni byiza ko wamunyemere ko tuganira, kandi nanjye mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'isesengura cyangwa se aho tugiye kwanariza cyangwa gusesengura imvugo yavuzwe n'umuhanzi Bluce Medy, avuga yuko ngo arusha bari abahanzi DBN na Medy, ngo abarusha ngo ubuhanga, ngo ntakwiye kugereranywa nabo, ngo arabarenze cyane. Nk'abafana b'abahanzi rero rya utasuganire, reka mere kuri Bluce Medy we nyirabayazana, ni nawe watumye ikiganiro kigikora. Hanyuma
Kenny ufana Bluce Melody. Bluce Melody yavuze yuko ngo adakwiye kugiranwa na The Ben cyangwa se Medy ngo abarusha ibikorwa. Nibyo? Yego nibyo. Ushingira kuki? Ikintu ushingira wenda mbivuga, Bluce Melody ari mu bahanzi batatu mu Rwanda amaze kubaka izina kandi afite n'ibikorwa bifatika, ubona ko bifatika nyine. Noneho Bluce Melody ko yavuze ko arusha abahanzi ibikorwa, nubyo Bluce Melody yavuze mushyikirana cyane rwose. Amushyigikiye cyane. Mboreka turi afite ibikorwa byinshi mu Rwanda. Ngo ari no mu bahanzi batatu ba mbere bakomeye. Reka mbaze mufana wa Medy. Ese avuze yuko ngo ngavuze yuko Bluce Melody ngafite ibikorwa byinshi mu Rwanda. Ni mu Rwanda nyine avuze, kandi nanone ngo ari mu bahanzi batatu ba mbere. Ese Medy we turi gukora igereranya ry'ibyo bintu byo kuvuga ngo afite abafana benshi mu Rwanda, ngo kandi afite ibikorwa byinshi mu Rwanda, ikindi kandi ngo ari mu bahanzi batatu ba mbere mu Rwanda. Ese Medy we mu Rwanda hagaze gute? Medy ubundi yenda nta n'umuntu yarakwiye kugeranywa nawe mu Rwanda, kuko Medy bose arabarenza arabakubye, kuko n'ikimenyimenyi niwe ufite views nyinshi kuri YouTube, niwe wagize views nyinshi mu gihe gitoya kuri YouTube. Ariko Melody we nzi yuko atari no muhanzi batanu afite izo views nyinshi. Ikindi yenda Medy abarusha cyane, urebye kuvuga ngo afite abafana benshi, akiza aha mu Rwanda abonye yuko bya bitaramo bakoze niwe wabashije gutwika cyane, abakobwa bajya mu bitaro n'ibiki, ariko Melody ibyo ntarabikora. Rero urumva yuko ntibagakwiye kugeranywa. Melody ari hasi cyane, ntibagakwiye kugeranywa kabisa. Hanyuma mufana wa Bluce Melody, umufana wa Medy aragira ati tujye kuri YouTube, ni rumwe mu rubuga nyine rukurikirwa n'abantu benshi, abahanzi bashyiraho indirimbo z'amashusho cyangwa se yenda n'amajwi yenda ariko afite amalyrics cyangwa inyandiko. Umufana wa Medy aravuze ati tujye kuri YouTube tukareba views cyangwa se abantu barebye iyo ibihangano byabo, Medy aramurusha. None ushingira uvuga yuko Medy nako Bluce Melody mu Rwanda ari umuntu waba ukunzwe cyane, uri muri batatu ba mbere. Murakoze. Ikintu nge nashingiraho mvuga yuko Bluce Melody yaba wenda ari ikintu arusha Medy, yego nyine izo views arazitusha, turabyemera. Niba zibarusha ariko none turebye ku muziki nyarwanda, kuko ikintu turiho nyine ukareba ati se wa Medy ni leta fara afite ku muziki nyarwanda, wajya no kuri Bluce Melody ukareba Bluce Melody afite Juno Kizigenza hariya, arimo arabikora ibintu arimo arabicishigana hariya rwose, afite Ken Soul. Ngo tubwire Medy wenda nk'itafari y'abarazamuye mu muziki nyarwanda, wenda kugira ngo twakumva yuko nyine ko amurusha ibyo bikorwa. Mufana wa Medy mubwire ngo itafari Medy yabarashyize ku muziki nyarwanda. Itafari Medy yashyize ku muziki nyarwanda rirusha kure irya Bluce Melody. Ati gute? Kuko yenda Medy yabashe kujya hanze akora za Dusman aba Otile Brown n'abandi benshi, urumva we yabashije kumenyekanisha umuziki nyarwanda ku rwego mpuzamahanga. Rero nawe na Bluce Melody aracyari hasi, araciritse, ari munsi y'inkweto ze rwose. Hanyuma umufana wa Bluce Melody, umufana wa Medy agize ati Medy yagiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda kumenyekanisha umuziki nyarwanda, akorana collab cyangwa se afatanya n'abandi bahanzi bakomeye. Harya ngo yafatanyije na Otile Brown. Otile Brown ni umuhanzi ukomeye cyane no mu kihe gihugu harya ubwo? Muri Kenya. No muri Kenya. Ese Bluce Melody hari collab wabuze yakoreye hanze yatumye imenyekana? Ushobora no gukora collab ariko ntigera ayikugeza. Dufate nk'urugero, hari collab Tom Close yagiranye na Shani Kingston. Mu by'ukuri iriya collab Tom Close yego nta yaramuhombeye, nubwo wenda atari kimwe nuko atari kuyikora, ariko yaramuhombeye. Ntabwo ibyo Tom Close yari yiteze kuri iriya collab cyangwa se gufatanya na Shani Kingston ari byo yabonye. None Bluce Melody niye collab yabaragize n'undi muhanzi wo hanze, mushingiraho yuko hari itafari yashyize ku muziki nyarwanda mu kumenyekanisha hanze y'u Rwanda. Murakoze. Nkuko David yarabivuze, Medy nyine yakoze iyo collab, akoze tugasenya tukati iyo collab yari hit ingana iki, ku buryo
yazi gaca ibintu bigacika. Iyo collab wenda njye n'ubwa mbere nanayumvise. Ubwa mbere nyumvise ariko Medy wenda nubwo nyine atarabasha kujya kuri iyo level yo kuzamura urwego ahantu hose mu mahanga hose ngo bimenye, ariko afite umwihariko yuko mu Rwanda wenda gafite mu Rwanda honyine. Oya ntabwo ari simuza mu Rwanda honyine, n'igihe kiracyari kandi aracyanategura. Bityo rero Medy twagiye tubona na collab nyinshi za ba Rayvanny bakuranye, ariko turebye nk'iya collab yakuranye na Rayvanny muri Tanzania. Iriya ndirimbo yigeze ikurikiranwa kenshi kuko no muri top 10 z'indirimbo zaranze umwaka. Ngira ngo yitwa We Don't Care. Yego niyo ngiyo. No muri top 10 ya ndirimbo nigeze izamo, ariko tukajya ati Medy yari afite Samo ya hariya niyo yabaye ya mbere. Ni gute uhera umbwira yuko Medy amurusha kubaka izina? Reka nanone mbaze umufana wa Medy. Umva ibyo arimo aravuga uyu mufana wa Bluce Melody. Si byari ari kwidogadoga aho ngaho. Arimo arivugisha ngo Melody ngarusha The Ben. Yenda reka nkwereke ikintu gituma mvuga yuko Medy arenze cyane. Hari nk'umukinnyi wita Sadio Mane, nta muntu utamuzi kuri isi. Baramaje ati se Sadio Mane ati nk'indirimbo wabuze mu Rwanda, ati umuhanzi wabuze mu Rwanda n'uwo. Kubera iki yavuze Medy ntavuge Bluce Melody? Yavuze Medy arangije aravuga ati indirimbo yitwa Slow rwose iratwika n'umuti niwo mpora numva njye mu myitozo n'ibiki. Urumva yuko Melody ari hasi kuvuga ngo yenda ngo widoke ngo ntihariye hit. Ugiye TZ wasanga iyo Samo ya Melody hari umuntu yize, ariko wasanga widoke abantu bose bayizi. So rero Melody ari hasi kabisa. Umva hari umusitari uzi ukomeye cyane wigeze utangaza yuko anyurwa n'umupira n'umuziki wa Bluce Melody, ko n'umufana atubwiye yuko cyari makuru nubwo nari inyazi, atubwiye yuko ngo Sadio Mane ni umukinnyi cyangwa ukinira Liverpool no mu gihugu cya Senegal. Yavuze yuko ngo yanyuzwe n'indirimbo ya Medy yitwa ngo Slowly. Yego byo David avuze Sadio Mane koko ibyo byaranatangajwe biranavuga, ariko amahitamo y'abantu si kimwe gute. Kuko wenda ushobora kujya kubaza Messi ati se indirimbo wenda nzi niyi, kuko nyine bitewe n'amahitamo y'umuntu ikintu kimwe ukuntu nakumva ikintu siko we wacyumva, siko na David wenda yacyumva. Wenda ushobora kuba Sadio Mane nyine yari yumvisemo Medy tu, nk'uko wenda na Messi yakiyumvamo Bluce Melody. Ibyo nyine ni ibintu bidahambaye kuri nuzi, kuko wajya kuvuga ati wenda aramurusha. Hanyuma umufana wa Medy rero ikintu navuga yenda nanasoza nk'umugani nahereza Melody ndetse n'abashuti be, namubwira yuko ugutanze mukeba kurusha n'irobe nini. Rero nibashyira agapira hasi baracyari hasi, baracyari apeti kabisa. Wabyumvise ati ugutanze mukebo akurusha n'irobe rinini, guhita mirobe rinini. Uwo mugani ngira ngo bawuca bashaka kugaragaza yuko uwagutanze gukora igikorwa cyangwa se uwagutanze kubona ikintu hari byinshi abakurusha inararibonye. Bishatse kuba yuko Medy yatangiye umuziki imbere wa Bluce Melody, bivuze ko hari byinshi amurusa. Nibyo ni byinshi cyane, ahubwo sinabyishe gusa ni byinshi cyane. None akwiye kumwigiraho, akwiye gushyira agapira hasi akamwereka uko akazi gakorwa. Ntacyo aramenya kingana nk'icyo Medy azi. Niko ngo Bluce Melody barimo baramucira umugani ugira uti ugutanze mukebo akurusha no gutora irobe rinini. Bivuze yuko ngo Bluce Melody ni umwana muto kuri Medy. Urabyemera ko ari umwana nyine wenda ushaka ko ari umwana, ariko aha turavuga mu gihe nango Medy yatangiye umuziki mbere wa Bluce Melody. Bivuze ko ngo hari naribonye amurusha. Oya nararibonye naryo ariko shingiraho ubivuga se mufana wa Bluce. Impamvu mbwiye ko naribonye nari hari kuko Medy arimo agenda ashaje, ariko Melody ageze igihe cyo kwigaragaza nyine akerekana yuko nawe ashoboye. None se ubwo niba ashaje bivuze ko amaze igihe nyine mu ruganda rw'umuziki, ubwo nta byinshi abarusha Bluce Melody akwiye ahubwo kumwigiraho. Byinshi ibyo nabyo kore turebye ibyo yakoze nabirenze. Baravuga ngo akungu gashaje burya niko karyoshya imboga, kandi imihini mishya itera amabavu. Urumva rero Melody aracyari hasi, ari gutera abantu amabavu
aracyari uruhinja, aracyari umpeti kabisa. niko Bluce Melody ngaracyishakisha ngaracyatera abana amabavu ikindi kandi ngakungo gakuze niko karyoshya imboga bivuze ngo Medy icyo bashatse kuvuga ngiye sesenguye nk'umunyarwanda yavuze ngo akungo kuze niko karyoshya imboga nyine umuntu mukuru n'ubu ufite byishazi bakwiye kumwigiraho. wenda nyine nk'uko David yarabivuze ntabwo nemeranwa nawe rwose 100 over 100 kuko nk'uko avuze ngo gashaje mari gateshya sinanabyumvise neza ubwo igihari ikibuga kiri hariya n'umupira uri hariya we tuvuge ko ari amakipe birahanganye arimo arakina nibareke wenda twihe nk'umwaka tuzarebe hit ya Melody turi ya Medy ariko nzi yuko iya Melody izaba yikubye ya Medy inshuro ebyiri. Okay, murakoze reka tuve kuri kwigereranya riri hagati ya Medy ndetse na Bluce Melody. Hanyuma mu magambo Bluce Melody yatangaje yavuze abantu babiri, yavuze Medy avugana na The Ben. Hanyuma mufana wa The Ben nawe tubwire. Jewe koko ndi umufana wa The Ben ariko sinavuga nanone ngo ndi kure ya Medy kubera ko turi kugereranya Medy na The Ben ndetse na Bluce Melody tugendeye ku byo yavuze. Icyo navuga aba bahanzi uko ari babiri bafite ibintu byinshi cyangwa se amateka maremare banditse haba mu Rwanda se cyangwa no hanze y'igihugu. Nk'urugero bari mu bantu ba mbere bazanye umuziki ugezweho mu Rwanda. Hari byinshi twagiye tubona bagiye bakora byagiye bigaragaza ubutwari bwabo. Rero kubafata ukabagereranya na Bluce Melody ntago rwose byagerwaho kuko bagiye bakora ibikorwa byagiye bibazamura harimo no guhesha no kuzamura ibendera ry'igihugu cyabo. Bluce Melody rero aracyari hasi cyane kandi burya umuntu yagutanze haba hari byinshi cyane akurusha ugerera tunabikomparinze yego ukurikije arimo arazamuka ariko turebe arimo arazamuka he, arimo arazamuka ku rwego rwo mu gihugu imbere. Ntago arabasha gutera intambwe ngo atwereke ibikorwa bingana n'ibyabo batweretse baragiye bagera no hanze babasha kumenyekanisha n'igihugu ni byiza cyane. Rero urumva hari byinshi cyane bamurusha yagakwiriye kubigiraho ahubwo agaharanira gutera intambwe nk'iyabo. Okay, murakoze cyane ndabashimiye ko twajya ikiganiro. Ngira ngo impamvu tutadukoze ikiganiro no kugira ngo dukureho urujijo ruba ruri mu bantu nyine. Ikindi kandi binafashe n'abantu bashaka kujya mu muziki kugira ngo bamenye ngo ese uruganda rw'umuziki ruteye gute, nzarwinjiramo nese ni gute nagendera ku bandi shinararibonye bityo nkabasha gukora ibintu byiza. Bakunzi ba Twige Muzika ndabashimiye kuba mwakuri iki kiganiro. Ngira ngo tuzakomeza tugiye tuganira n'abandi bafana ariko ntabwo soza nabanje kumva icyo umufana Bluce Melody avuga ku bafana ba Medy na The Ben bamaze kumubwira. Yego murakoze kuba twajyanye ikiganiro ariko ikiganiro cyacu gisa nkaho ari ikiganiro maka kikaba kirangiye nta gisubizo tubonye gifatika. Nkuko Muhire yavuze wenda umufana wa The Ben namuciye mu ijambo byavuze ntago mushyigikiye kuko ushobora gukora nyine ukoze neza bamureberaho kuko ikintu gishingiraho mvuga kuko Melody afite indirimbo yabashije kuba iya mbere mu gihugu akomokamo kandi batitaye ngo ni cyo mwimbere bakurikije abanyarwanda bose baririmba baravuga ati ino ndirimbo nyine niyigize niba iya mbere. Kuki utakegeza ati impamvu babuze indirimbo ya Bluce Melody hari indirimbo ya Medy yari irimo irakora n'ibintu yitwa We Don't Care yo niba bashe kuba nyine bayigira bayizamura cyo ndi kwibaza numva nyine nicyo tu. Nanjye hari icyo navuga aho ngaho. Ese kuki nibyo koko yabaye ya mbere kandi We Don't Care ihari ariko hari ikibazo nakwibaza ese yabaye ya mbere ku ruhe rwego? Ni imbere mu gihugu cyangwa ni muri rusange ni ku isi yageze ngo hanze no hanze y'igihugu? Ni muri rusange haba hanze yaba no mu Rwanda barebye umunyarwanda wese. Ngira ngo iriya top 10 iba ari yo mu gihugu mo imbere gusa
buriya byaba byiza tugiye kureba ku rwego mpuzamahanga. Ese buriya hari ibyo David yavuze kare nongeye kubigarukaho. Ese buriya tugiye hanze tukagenda tubaza ari hagati ya Bluce Melody na Medy, ninde basangazwa? Okay, murakoze cyane rero, ngira ngo ikiganiro twagana kikaba kirekire cyane kubera yuko buri mufana hano afite ibitekerezo atanga bishyigikira umuhanzi we. Gusa muri make nkoze nk'icamake y'ibyo mwagiye mutangaza, mwagiye muvuga, twagiye tugereranya bano bahanzi mu bijyanye n'igihe bamaze mu muziki, ibikorwa ndetse ibikorwa byabo bizwi ku rwego mu gihugu cyangwa se hanze y'igihugu. Mu bigaragara byagiye bigaragara ko The Ben na Medy bafite ibikorwa byinshi hanze, yego na Bluce Melody arabifite, ariko ikindi kandi nanjye nunze mu ry'umuhanzi witwa Tom Close, njye numva The Ben na Bluce Melody akwiye guca bugufi akegera bari abahanzi bamutanze mu ruganda rwa muzika, bafite byinshi bazi, bityo akabigiraho bikamufasha gutera imbere. Ni byiza koko, kandi mu Rwanda nibyo koko turabibona ko ni umuhanzi ukunzwe kandi unazwi, ariko buryo wagutanze izuba arayigutanze, hari byinshi bakurusha, uba ugomba kumwigiraho. Bakunzi ba Kwige Muzika, ndabashimiye ko mwakurikiye, mukore subscribe kugira ngo mubone n'izindi nkuru. Mwari kumwe na Success Mungu wanyu, bye bye. Bakunzi